uyu mugabo witwa Eric atuye mu gihugu cya Mozambique yaranyandikije ejo bundi ambwira ko ari umugabo ufite umugore n'abana 5 ngaherutse kuja gukoresha DNA test asanga abana 4 ntabwo arabe umwe w'imfura ni wowe. Yarakomeje avuga ati ese ibi bintu bibwira umugore cyangwa mbibwira abana. Arangije arambwira ati David nagukurikiye kuva kera ndashaka ko icyo kintu uzakimbwira abantu bagukurikira bampa igitekerezo mbangira inama. Yego nicyo kintu tugiye kuvugaho. Ndatanga uburyo myumva na Concorde datanga uburyo byumva. Bantu badukurikiye uyu muntu tumufashe iki mu buryo bw'imitekerereze nicyo yakora. ewe abana 4 nari nzi ko ari abanje. Yego none usanze umwe w'imfura niwe wanje kantu kantunguye. Nahano kantunguye nukuvuga ngo uw'imfura ni wowe abandi 4 bakurikira ntabwo arabe kandi babana. Yego Yes turabasuhuje aho mere hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abe mahanga mwumva ikinyarwanda turabasuhuje. Yego tubahaye ikaze kuri Gonarike Place. Njewe ugiye kuyobora iki kiganiro nitwa Tumimana Concorde. Nagira umugisha n'amahirwe menshi cyane pe kugirirwa iki cyizere. Imbere ya kamera turi kumwe na David. Harya David afite izina rimwe. Reka dufatirye. Shimira n'abantu se koko watangira gutya. Shimira abantu bamaze kwemera kudukurikira no kuri Gonarike Place. Yego. Ubundi bajya bavuga ngo indashimirira ku mugayo. Sibyo? Yego. Cyangwa se nzi ko utari ingayi. Ingayi ni undi umuntu akorera ibintu ntamushimire. Ariko wowe pe uwo mwanya ndawuguhaye nk'umuyobozi w'ikiganiro gira abantu ushimira bagufashiye muri urugendo kuri Gonarike Place. Yego. Bantu banje mu nkurikirano kuri Gonarike Place reka mfate umwanya mbashimire cyane bivuye ku mutima. Njya nkunda kubabwira ati ndabakunda cyane bivuye ku mutima ntakunda cyane bivuye ku mutima sinanaza kwicara ngaha kuko ari ibintu byinshi tugiye kuganira kandi ndabizi biri buze kubaka societe. Jobone Concorde nibwo wambwiye ati turebe ikiganiro ariko tunagira n'umusaruro tugikuramo cyane rwose. Kiba kigenderewe hano ni inama n'ubumenyi kwizera bundi bushya no ko ngakumva wigiriye icyizere. Abajya muri description za channel yacu handitsemo ko ushaka tugira amakuru yizewe. Yego. Ibiganiro by'iyobokamana. Yego. Bishingiye ku kuri n'urukundo. Yego. Ku kuri n'urukundo gusa n'imitima y'abantu bafite ibibazo nacyo kiganiro tugiye gukora uyu munsi. Ariko guziko description yawe ntayisome. Bishingiye umva kakana ari bishingiye ku kuri n'urukundo bivuze ngo ahantu hari ukuri hakazamo n'urukundo. Nyine hari abantu ubundi batabizi ukuri kose sika abantu bakuvuga burya. Yego mu Faransa arabivuze ngo toute la vérité n'est pas bonne à dire. Mu Kinyarwanda tukuri kose siko kuvugwa. Yego. Rero nugira ukuri gushingiye ku rukundo. Yego. Yewana ibintu bizagenda neza. Rero ndabashimiye cyane tukugenda tu umuryango mugari mubizi neza ko mu gihe cyashize twa dufite Gonarike TV yari ifite abasabi 180 na. Yego. Iza kugira ikibazo turayibura dutangira n'ishyashya nahitangiye mfite ubwoba Concorde yicano. Ndabyiba. Nahitangiye mfite ubwoba ariko nshimira abantu bemeye kuza bakadukurikira kandi bagenda bakora subscribe buri munsi. Bagenda bakora subscribe nawe niba utarakora subscribe yikore kugira ngo tuce tuganira ku biganiro bigiye bitandukanye ujye ubibona mbere. Yego. Ndabashimiye cyane rero by'umwihariko kashimira abantu baba bari hanze. Abantu baba bari hanze ni ingenzi cyane nuko abantu bamwe batabizi buri abantu baba bari hanze no batuma tufata ku tufaranga kuko bari mu Rwanda bari nta kintu kiba kirimo. Yego. Hari umuntu ahita kwishyuza views ati sinakurebye ndakureba ati mbura nkurebe yishize ikiganiro ngireba ndi wa mbere. Yego. Atari amafaranga yanjye warayamaze mwa. Barajya babikubwira. Ariko undi David mu byukuri views zo mu Rwanda ntacyo zimara. Views zo mu Rwanda rero zifite nka 1% Yego. Z'amafaranga yinjira. Sibyo? Ntago bivuze ngo nta kintu zinjiza. Ariko zifite nka 1% z'amafaranga yinjira. 99% zikaba z'abaturebye bari hanze baba byabikuba bifite amahadi byemera gutambuka mu mahadi. Ariko nanone abanyarwanda ni ingenzi cyane. Yego. Hari uburyo batureba bamara kutureba bigatuma YouTube tugira ikizi kavuga ati umuntu ibintu yakoze abantu bagize ute babikunze. Ni ikibazo gukora ibintu
ukabura umuntu ukureba ni ikibazo pe. yego Abanyarwanda rero ndabashimiye cyane, mutuma munkubita akantu kabisa. YouTube ikangira ikize igakora ikintu bita recommendation. Abantu benshi ntago bakizi, ariko aba YouTubers iyo tuvuze recommendation bahita bumva icyari cyo. Rero Abanyarwanda muri ingenzi cyane, ndabashimiye cyane rwose. Ariko dufite icyizere ngira ngo iki kibazo cyo kuba mu Rwanda nta ma ads tubona bakibajije Perezida wa Repubulika ubushize, yego mu nama w'umushyikirano. Uriya n'umubyeyi, ni umubyeyi kabisa, tuzi ko mu minsi iri hari ikiri bukorwa. Hanyuma rero Kokoro, nyuma yo kubashimira, ubusanzwe nanjye nari ndambiye kuba inyuma ya kamera. Ni ukuri nari ndambiye kuba inyuma ya kamera. Abantu banjye mwajyaga mumbona inyuma ya kamera mukavuga ati David, bakubonaga se bakumvaga? Ni uko kumva ntabwo bakubona uri inyuma ya kamera. Buriya mwanyumvaga ntimwambona. Ni uko kumva batakubona. Uyu munsi navuze ati nanjye ndarambiwe, reka nzi imbere ya kamera, cyane cyane ko ari ikintu gikomeye turi buze kuganiraho mu kanya, ndibuze kubabwira. Gitumije nza ni kwicara hano, bivuze ngo iki kiganiro nuze kugitakaza, mwumve ko niba ari ikintu gitumije nza kwicara hano imbere ya kamera, ni ikintu gikomeye. N'abantu mwe rero kuyobora ikiganiro kuri channel wa hostinze nyirayo biragoye. Nkibavuze nari nzi ko ndabimubaza mu kanya nkuko hashize nk'iminota. Ntago ni bukuvune, ntago ni bukuvune, mpamvu kukuvuna. Hashize nk'iminota 5 none ahise bivuga, ariko turabigarukaho. Yego David, ngo nguhe utuntu twa challenge. Ushaka kuma challenge? Yego shaka ubu challenging. Uyu munsi tuteka izingahe? Uyu munsi aje turi mu kwa kabiri, singatariki nk'eshanu ura nk'eshanu gutyo. Kwa kangahe? Kwa kabiri. Yego twagiye ati David ati tuteke eshanu z'ukwezi kwa kabiri. Turi kuri eshanu z'ukwa gatatu. Byibutse ko igano twakwageje ubu. Tuteke izingahe? Eshanu z'ukwa gatatu. Reka ngo amahirwe ya nyuma. Fata telefone yawe. Fata telefone yawe. Fata telefone yawe. Jya muri kalendari. Cyangwa se urebe. Nabibonye. Tuteke izingahe? Eshatu z'ukwa sawa. Wongejeho iminsi 2 urumva ubu nk'umuntu wishyura nyiri byondo tariki 5. Aho ugiye gutuma agira ubwoba ati ati uko nenzi ko itariki zo kwishyura zitaragira ko nenzi ko tutariki 3. Ariko biragoranye, isi yacu kudusaba kuvuduka. Bigusaba kuvuduka kabisa, biragoranye ku buryo umuntu yibuka iminsi, cyane cyane nge ntago n'umukozi wa leta ngo ndibuka iminsi. Banga abakozi ba leta impamvu bamenye iminsi cyane, amatariki yo guhemberwaho. Yego ngo bagenda bayabara cyane ati turi hafi. N'abandi bakora ibigo nabyo bihemba muri ayo matariki, buri wese abazinuza. Ngewe rero kuri David ati tuteke eshanu z'ukwa kabiri, ariko so ati tuteke eshanu z'ukwa gatatu. Ubwo yifashije telefone abonye ko tuteke 3 z'ukwezi kwa gatatu. Yego David twaruduciyemo kugira ngo twumve nuko kwisi bimeze na hehe twitateninge n'abantu, tuniganire tunaseke, kuko hano twaje kuganira ntago twaje mu kiriyo. Abantu baje mu kiriyo nibo bababaye, ariko hano twe ntago turi mu kiriyo, ahubwo turi mu byiza. Yego karigeze ugakomozaho utimaze igihe ntajya kuri kamera, nkunda kuba ndi inyuma, umutumirwa akajya akaba rero mubona imbere ya kamera. Ariko uyu munsi nanjye nahisemo kugira ngo nze kuri kamera, kuko hari inkuru nshaka kuganiza abakunzi ba Gonarike Plus. Nguhaye umwanya ukadupfundurira agaseke watuzaniye, hari icyo byaba bitwaye. Ni gake ngiye kubabwira, nize ko abantu noneho mwiteguye neza, mumeze neza mu mutwe. Nazanye ikintu kidasanzwe. Ako kirasanzwe reka mvuge ngo ntigisanzwe, kirasanzwe. Ariko nubwo gisanzwe kiri kuri bamwe, ko si kiri kuri bose. Ntago kiri kuri bose. Nazanye inkuru hano kuri Gonarike Plus, cyangwa se nazanye ikintu gikomeye cy'umuntu yangejejeho witwa Eric. Yego ko yabyaye abana 5, yakoresha za test za DNA gagasanga 4 ntabwo arabe. Umwe w'imfura ni wowe mu bana 5 bafite iwe mu rugo. Iyo niyo nkuru tugiye kurambura hano. Yego
uwo muntu si yakwandikiye message uko amakuru nyafiteho gatoya ndikumva ibyiza sibyo iyo message wayidusomera uko yakabaye nyisome cyangwa nyibabwiye kuba ko nayisomye kenshi oya yisome yisome ugango atagira ugango nibyo wahimbye noneho dufatanye kumva ikiri ko twigisha yego yaranditse ati muraho neza David nanjye ndagusuhuje muntu w'Imana ahantu herereye ndagusuhuje yarambye ati nitwa Eric ntuye mu gihugu cya Mozambique ariko nanayisomye kenshi ndanagenda nyicisha amaso ntago ndibusome kenshi kuko gusoma subizi si dusomere niwe mu gihugu cya Mozambique ndi umugabo ndubatse niko yakomeje avuga akanaka kuyisoma kuko ninyivuga gutya ntari kuyisoma abantu bwiri baryohera ego ninyivuga gutya ntari kuyisoma uyu mugabo witwa Eric atuye mu gihugu cya Mozambique yaranyandikiye ejo bundi ambwira ko ari umugabo ufite umugore n'abana 5 ngaherutse kuja gukoresha DNA test asanga abana 4 ntabwo arabe umwe w'imfura ni wowe yarakomeje avuga ati ese ibi bintu bibwira umugore cyangwa mbibwira abana arangije arambwira ati David nagukurikiye kuva kera ndashaka ko icyo kintu uzakimbwira abantu bagukurikira bampa igitekerezo bangira inama yego impamvu ari muri Mozambique icyo nicyo cyambe sinamuhamagara ngo azana bitwibwirire ariko nanone sinabyiza ko namwicaza hano kuri kamera nkabivuge yego abantu babitekereza ukundi kandi no mu muco ntegeze ko ntari kuba ikintu cyiza ese bantu badukurikiye nicyo kintu tugiye kuvugaho ndatanga uburyo myumva na Concord datanga uburyo byumva bantu badukurikiye uyu muntu tumufashe kimwe mu buryo bw'imitekerereze nicyo yakora kuko urabumva atabwo mivuze neza kurusha ko ntari kubisoma yego bitewe ko message wayisomye inshuro nyinshi waje kuyifata mu mutwe ahubwo ndibaza ngenda kubaza niba mwaraganiye uwo muntu igitekerezo cyo kugango ajye gupimisha DNA ne nagasimbutse koko byatewe n'iki ugango atekereze kujya gupimisha mu minsi yashize yagiranye ikibazo n'umugore we bararakazanye sibyo Eric niwe turi kuvuga message yawanyandikiye nubwo nakoresheje nkayivuka kuyangize kuryohera abantu n'abantu bagiye kuntu baza kugufasha ntacyo ndi bukuremo nta nicyo ndi bwongeremo nakora nibagiye Concord ambaza ariko ni nabyiza kumbaza Concord urakoze cyane mu minsi yashize yagiranye ikibazo n'umugore we umugore we bararakazanyije umugore nibwo yivuyemo aravuga ati nawe bana mfite ntabwo ari abawe ngo nawe bana mfite ntabwo ari abawe umugore abibwira umugabo umugore wa Eric abibwira Eric abibwira Eric umugabo rero nibwo yigiriye inama yo kujya gukoresha ibyo bintu byose ahubwo ikibazo mfite nanjye ikibazo ntigeze mubaza ntabwo bahuye gute bamenyanye ute babana gute ni kigere imwe bagiranye ikibazo ariko ejo bundi nkubwo bagiranye ikibazo urumva ni kuri telefone aka message nugira ngo abantu bamugira igitekerezo kandi na koko ibyo yavuze birahagije usibye nawe kwa twamuzana tukatwaganira byinshi bahuye ute babana gutuma ubuzima busanzwe ese koko hari inshingano tuzuza mu rugo kubyo umugore yakoze ibyo bintu byose sibwo yabivuga ko nta nshingano tuzuza mu rugo ntabwo yabivuga ikigaragara cy'umugabo arabyara ikimenyimenye umwana w'imfura nuwe sibyo umugabo arabyara umwana w'imfura nuwe ahubwo ikintu gitangaje bane bakurikira ntabwo arabe si ikibazo ni ikibazo kandi yarazi ko arabe abantu bose arabe none yasanzuwe ari umwe kandi w'imfura abandi 4 ntabwo arabe bakurikira sinababanza yego umugabo arabyara ahubwo byaba byaragenze uti mbere kugira ngo tumugire inama ahubwo ubanza wamubaza gusa muhamagare oya ubanza wamubaza uti mwabanye gute ariko numva atanaye na ngombwa cyane numva atari ngombwa cyane kumenya uko babanye ariko ndako twakamenya da kuko igihe abantu babana
swate bakabya ntabwo babyarana abana batanu batari abana mu buryo bwemewe. Nibura uwa mbere ashobora kuba nako kuboko yarakavuze nako kuboko yarakavuze nubwo ntasomye message avuze ko bakoreye ubukwe mu Rwanda bajya muri Mozambique. Okay, bagiye gushaka ubuzima. Yego, bakora ubukwe nta mwana bafite. Umwana bamubyara bamaze kubana. Birumvikana ni umwana w'imfura ari uwe. Bigaragara ko bagikora ubukwe umwana yari uwe. Yego, aho kirangiye kwibaza ko kumenya ngo se abo bana umugore yaje barababyaranye nyine batarabana, kwa kundi umusore n'umukobwa bashobora kubyarana abana batanu ariko bataragira ute batarabana, none bafata umwanzuro wo kubana azi ko abo bana bose arabe, ariko urukumva reka nje nifate muri uruhande. Eric umbabarire wambwiye message ariko nanone ntago ari kuvuga ibintu byinshi, ahubwo nge ndikubitekereza kugira ngo abantu baze kutugira ibitekerezo cyangwa se no kutugira inama y'ikintu twakora, ariko natwe twabanje gutekereza nk'abantu. Tuvuge se ko umugore yageze mu rugo ubugera gutegereje atari ko yakubonye, nusanga ari cyo kibazo. Nge ndabanza nanga uruhande rwanjye. Yego, kuko mbere yo kugira umuntu inama tumaze tureke ibitera. Ni gute bishoboka ko umugabo abyara umwana w'imfura akaba ari uwe? Sibyo? Sibyo? Umwana w'imfura akaba ari uwe, abandi bana bane bakurikira ntabarabe. Icyo ni ikibazo. Ni ikibazo. Si ikibazo. Ahubwo turebe ikibitera. Ese Eric no turi kuvugana, waba waragejeje umugore mu rugo inshingano zikakunanira? Genda ba Eric ho gatoya. Ntabwo zananiye. Kuko twarabyaranye imfura. Hari ukuntu ushobora kugira mu rugo. Birashoboka ariko koko rute. Ko umuntu ashobora kugira mu rugo, sibyo? Agifite akabaraga, hajyanyuma bikarangira byanze. Uravuga inshingano zo mu buriri se? Umugore none akajya shabika ku ruhande. Cyangwa se ugahura n'ubundi burwayi umugore we yasanzwe ifite akageza akajya. Abara bikubwiye muri message akakubwira ati twabanye ndi muzima nyuma nza kugira ikibazo niba ku buryo ntakigira imbaraga, tari naho yaje no kuncyura ati n'ubundi nabari abana ntabwo ari abawe, kuko umugore yavugaga bose. Ariko nge ndi kumva ku ruhande rwa Eric aho ndi kwiyo ngingo. Ntabwo yinaniwe ku buryo umugore ajya kuvuga ngo agiye kwisayidira ahandi ngo kuko umugabo atagishobora gutera akabariro. Reka tubivuge neza. Tubivuge uko. None icyaba kirabiteye ni iki? Ni ukwibaza. Turi kwibaza natwe ngo tubone ukuntu tumugira inama. N'abantu badukurikiye tuze guhura hehe muri comment na inbox. Yego, kugira ngo tuzaza kubiheza Eric kuko iyi nduza comment muragenda mutanga. Ariko nsubiye inyuma ndibuka ko muri message ikibazo Eric afite ati mbibwira umugore, mbibwira abana, mu make mbivuge mbibwira umugore n'abana cyangwa iceceke. None twe tugushaka ikibitera buryo tumugira inama. Ahubwo se weho nubwo kwemeza ngo Eric ntago yinaniwe, nge ndi kwemeza ko Eric ashobora kuba yari inaniwe. Yego, umugore akajya kwishabika. Sibyo? Ntidushaka kumenya ikintu ejo bundi bapfa kugira ngo umugabo avuge ati abana sabawe. Ahubwo se umugabo yaba yari inaniwe, birakwiye ko umugore yafata umwanzuro nk'uwo ko ngakujya kubyara abandi bana hanze atabiganiraho n'umugabo. Abana banani benshi David ko baruzi ngo bose nabawe. Nyine ni ikibazo nanjye nakubajije none ko bitagiye kugucanga. Nyine ubwo nyine guhita mbitekereza ari njyewe. Abana bane nari nzi ko ari abanjye. Yego, none usanze umwe w'imfura niwe wanjye. Kantu kantunguye. Nahano kantunguye. Ni ukuvuga ngo uw'imfura ni wowe, abandi bane bakurikira ntabwo arabe kandi babana. Yego, ni naho bibabarije yabaye uw'imfura atari wewe, none abandi bane bato bo bakabarabe. Yagombye kuvuga ngo umugore yashakanye na Eric yarasambanye ku ruhande. Ariko ni ibintu byakozwe abana na Eric. Eric arababaye mwa. Nyine nubwo abantu tutari kubyegereza umutima. Ntago turi kubyegereza umutima. Ariko Eric afite ikibazo kigize ute gikome. None njye ndibaza nubwo Eric yagira mu rugo inshingano z'urugo ntazuzuze, mu buriri abikora nabi. Sibyo? Cyangwa si Eric yahuye n'ikibazo gituma nubwo yabikora neza atakigira imbaraga
zo kuba yabyara nubwo ntamubajije ariko uboneri nanjye inama iri hano jya wipimisha ukareba ko waba ukibyara utaherutse uwa mbere gusa ukagira nyuma ikibazo nta burwayi wigeze uhura nabwo si ikibazo uburwayi nahuye nabyo nka couple bakwicarana bakajya inama tubone ko bimeze gutya dukora iki iki gisubizo ntabwo ari uko umugore yajya kumuca inyuma none nk'abantu badukurikiye muri kumva Eric sibyo Eric yahuye n'iki kibazo agira umugore umwana w'imfura abuwe abandi banene bakurikiye nihe nama twamugira cyangwa se isomo ririmo aho ngaho rikomeye abantu twakwiye kwitondera niriye cyane cyane ku bagore no ku bagabo kadukoma urusyo dukome n'ingasire bose konkore isomo ririmo rikomeye niriye niryo kudacana inyuma oya ahubwo njye kandi nabonyemo gakomeye buri umugore ashoka bayabinira nabivuze azi ko bose atari aba Eric bitewe n'akageso yarayifitiye ko n'umukuru ataruwe asanga Eric kumbe Eric ari igitego yatsinze mbere ariko ba Eric byakona bazasanga batanu bose atarabe byari kuba ari ikibazo abana bane bose ugasanga atarababo ahubwo isomo ririmo rikomeye nibiko ari ibintu abagore bamwe bakora bagaca abagabo babinyuma babana nabo bakavuga ati bana tuzabitira ahangaha ariko mu by'ukuri ntawe uhisha ukuri mumva mureke mbabwire ntawe uhisha ukuri cyangwa ntawe uhisha ikinyoma ntawe uhisha ikinyoma ngo ntawe uhisha ikinyoma kuko ntawe uhisha ikinyoma umugore wa Eric yakomeje kukibika ariko igihe nyuma yivamo wasanga no ubundi hari n'ikintu bavuga undi ugafatira umwanzuro muki mu burakari ibaye umugore yicecekera none reba urugo rugiye gusenyuka ubu tayari ngewe Eric we n'ikino gusa Eric mukiye gitekerezo umugore warabizi arabwira umugore ko nakumenye n'ubundi nabimenye ko atarabanje umugore azavuga ati n'ubundi nabikubwiye none se Eric we muganira wumvaga ari gukubwira ko ahagaze he nyuma yuko Eric ntabwo twigeze tuvugana ariko buriya Eric kuntu byagenze Eric yaranyandikiye urumva urangije nsaba kanya ko twaganira nawe ubwo ati ndi busy nyandikira message yego ntago na mama yanyandikiye message nuko mba ndi busy dukomeza kuvugana gutyo navuga ati okay ibi bintu nyandikiye nzabivunza nzajya ntago nongeye gufata kanya ngo muhamagare kandi sina ngombwa ko iby'ingenzi yarabimbwiye nose nshaka kumubaza ngo Eric ntubyara kandi abyara ketse Eric ari hano ahubwo ikintu kihari tugiye gusoza ikiganiro wenda hari simbizi ikintu kihari yadusabye inama Eric niki akwiye gukora muri aka kanya nyuma yo kumenya ko abana bane atarabe bakurikira imfura ye Eric niki yakora cyangwa se wowe udukurikiye niki wakora muri ako kanya abana narabandikishije mu irangamere najya kubandukuza wowe ni ukuvuga ngo abana kuko bavukiye mu rugo nzi ko hari abanjye n'umudamu ubwo njye ndi Eric sibyo nkaba narapimishije DNA ko ni ikimenyetso wajyana mu irangamere ukavuga uti aba bana nari nzi ko ari abanjye ariko ibimenyetso ndangasano byagaragaje yuko atari abanjye umwanzuro wawe ajya kubandukuza yego bakandikwa wowe niko ubitekereza icyo nicyo cya mbere nahita nkora njye ukuntu mitekereza rero ako nanjye ntunseke kuko njye na koko ntabwo ari itegeko ngo twumve ibintu kimwe oya kirazira rwose njye ukuntu mitekereza numva Eric ibi bintu ntabwo gufatira umwanzuro mu burakari kuba bimenye vuba urumva abana ni innocent yavunikanye nabo ikibazo inama nari ngiye kumugira nari ngiye kugira Eric ati Eric itonda abantu barere nanjye nkahita mvuga ati se Eric nabona se w'abana araje azabigenza ate ariko David asize akabaca ku ruhande sibyo Eric nabona se w'abana aje azabigenza ate David uri kubivuga nkaho utari Eric undi ushaka kugira ngo ikintu cyumve neza ukishyiraho ngewe ngishyire iwo wari wowe sibyo njye navuze ku ruhande rwanjye ngiye gupimisha none njye ndi kuvuga ku ruhande rw'abana ku ruhande rw'abana abana bazi ko Eric ari dadi wabo niwe bamenye amafaranga y'ishuri bariye bamuneyeho yaryamye ku gitanda basobyemo
bazi ko ari dadi wabo. Mm. None Eric njye nangiye kumubwira ati Eric rero ihangana abantu barere cyo wenda njye nangiye kuvuga ati tutandukana na nyina. Oya, none se urumva rega hariya n'undi ntabwo urugo rugize nta rugo ruhari. Se nyine urumva kugira ngo ajye gupimisha nuko yari abanye n'umugore nabi. Urumva bari babanye nabi, umugore akajya namucyura ati nubwo aba bantu babona uko ari batanu nta nubwo ari abawe. Uwo mugore babanye neza se? Wapisha ubundi kandi yego umva Eric nkubwira inama. Umugore ntabwo mubanye neza kuko umugore wo kuguca inyuma akabyara abana bane bose akababyarira iwawe. Uwo nta mugore urimo. Uwo ni Concorde. Yego Hatuyimana Concorde ni uri kuvuga utyo. Jewe rero buretse David kambe icyambere cyo urwo nta rugo ruhari. Yego urumva Eric genda jya mu buyobozi ugazaza naha mu Rwanda ukaba wasezeraniye cyangwa ubanza ambasade yaho ari sarimo Mozambique nayo ubwo ashobora kuyegera bashobora kuba babafasha ko n'undi n'abantu basezeranira muri ambasade mu bishoboka bwa rukuntu kuko akenshi yo mwasezeraniye mu murenge sibyo iyo mugiye gutandukana mutandukanywa n'urukiko rukorera muri iyo fasi uwo murenge uherereyemo. Ndaguha urugero ubu niba umuntu asezeraniye mu murenge wa Kimonyi ubwo kujya gusaba gatanya nzagiye nge ku Kimonyi oya uzayisaba mu rukiko rw'ibanze rwa Muhoza paka ariho ntuye kuko ari wasezeraniye ushobora gusezerana hano mu murenge wa Kimonyi. Nafashe Kimonyi uko turahegereye nubwo twicayemo gafate cyuve twicayemo buretse gato mvireyo rimwe reka dufate cyuve niho twicaye usezerana hano mu murenge wa Cyuve ugiye gutura mu murenge wa Nyagatare mu karere ka Nyagatare. Yego uwo mwashakanye ntago mubyumvise kimwe mukeneye gusaba divorce uti divorce uzayisabira he? Ntago uzayisabira Nyagatare utuye uzaza kuyisabira mu rukiko rw'ibanze rufite ifasi rukorera muri wa murenge wasezeraniyemo. Hano urukiko rwa Muhoza rw'ibanze rwa Muhoza mu murenge wa Cyuve za Kimonyi za hehe hose niho babarizwa. Ubwo niho ugomba kujya gusaba iki gatanya niho wajya kuyisaba. Nibyo ndi kuvuga ntero Eric ubwo niba ari muri Mozambique nukwegera ambasade ikamufasha abana akabikuzaho agasigara umwe yabyaye we agasaba na divorce agatandukana n'uwo mugore. Ni gutyo bagasigana umugore burese akajyana nashake mu kubatandukanya urukiko rukubatandukanya rushaka kuzavuga bati kuko umwana wabo numwe urukiko rushaka gutegeka ngo uyu mwana arajya ku ruhande rw'umugore ni uramurera sibyo. Ubwo umugabo akazajya agira ibyo atanga by'indezo zo kurera bagafatanya kumurera cyangwa umwana akavuga atazabana na se none babandi batarabe nabo bakajyana na nyina akajya kureba base bakabandikwaho. Nje ni guca nabikora uko nuko Concorde abyumva cyo kora Eric nawe yadusabye ngo tuzabwira abantu ku muryango mugari bazaze batugira inama. Wowe dukurikiye nawe ufite igitekerezo urebe ku mugore urebe no kuri Eric ufite icyo kibazo nurangiza ibyo byose biraza kudufasha wandike muri comment wandika ati ndumva Eric byagenda gutya. Hari akantu wavuze ngo ntafatire umwanzuro mu burakari. Yego ntagende ngo ajye gukubita umugore ntagende ngo ajye kugira ute ahubwo agane ubuyobozi. Cyambe nawe udukurikiye muntu udukurikiye ntugafatire umwanzuro mu burakari cyane rwose. Icyo nicyo kintu njyo nikosa umugabo cyangwa se umuntu utekereza wese ashobora gukora gufatira umwanzuro mu burakari. Njyo nikosa ushobora gukora kandi ukazagicuza igihe cy'ubuzima bwawe bwose. Niyo mpamvu usanga n'abantu bamwe biyahuye nuko bafata umwanzuro muki mu burakari kuba ibintu yabyihereranye ntagire wagisha inama. Aha ngaha rero dukurikirwa n'abantu benshi baraza kutugira inama. Yego David twagana ku musozo. Ariko mbere kugana ku musozo reka manze nitangira amatangazo ku Gonareke Plus. Yego tukaba tugeze mu mwanya w'amatangazo. Natwe ntago dusanzwe muri iyi minsi twaje tuje. Ese umwanya w'amatangazo. Yego ntago dusanzwe muri iyi minsi twaje tuje. Publicity yishyurwa. Publicity turanyishyura. Hanyuma amatangazo dufite ni y'amatangazo avuga ati niba ufite igitekerezo cyangwa se inama
watwandikira, tuba dufiteho nimero yacu muri aho ngaho kunuza kuri description y'ikiganiro ibirimo. None n'umuntu ufite undi ushaka ko twamugira inama atabanje kuja kwicara kuri kamera. Abantu bambwiye ati David tuba dufite ibintu byinshi twavuga ariko tubishyize kuri kamera tuba tugiye kukarubana. Ni mpamvu nakoresheje Eric, ba Eric ni benshi ntago navuze irindi zina, navuze zina rimwe kuko Eric ahita yiyumva. N'undi muntu ufite ikibazo nk'icya Eric nawe araza kumviramo. Ushobora kuba warabyaye abana wenda batatu bibanze atari abawe, abanyuma nibo bawe, cyangwa se muri abo bose hakaba hateremo n'uwawe. Ahubwo nawe urafata umwanzuro ukurikije ko ikiganiro kigize ute gihagaze. Shoka none ufite ibintu abona adafite imbaraga zo kuza kwicara hano akakumva yabitubwira, tukaza tukagisha abantu ibitekerezo uko bagenda bandika muri comment, nibyo uzagenda usoma ukamenya ibyari byo. Uraza kunyandikira, nurangiza wandike inkuru yawe ukuntu ihagaze. Iyo nkuru yawe uko irabihagaze niko nzaza nkaza nkayibwira abantu, nuko nkuko ibintu bihagaze. Hanyuma ari ikindi kisanzwe hano twikuranira n'abahanuzi, tubana n'abakozi b'Imana. Mukomeze mukurikira ibiganiro byacu, mukore subscribe ku biganiro byose dushyiraho. Hari abantu kokoro, hari umuntu uhetse kumbaza, aramaze arambwira ati se David koko David, abahanuzi ukorana nabo urabizera? Bamusubije ngo iki? Kimbaze mu gusubiza. David Karame, nagiye nkubona tugendeye ku Igonarike TV, yego, ndetse no ku Igonarike Plus ujya wakira abahanuzi. Ese abahanuzi urabizera? Abahanuzi ukuri kuhari, ngiye abahanuzi nkorana nabo mbizera 100%. Kese niba utakubyumva neza, ndi kumva amatwi. Ngiye abahanuzi bose nkorana nabo hano kuri Igonarike Plus, nabo nagiye nkorana nabo n'ahandi, mbizera 100%. Impamvu mbizera, baza bavuga Imana imwe rukumbi, dusenga twese nk'abantu, sibyo? Uzavuga Imana ye ntago mwakira, ariko Imana twese dusenga iyo uje ivuga neza nakwakira. Ahubwo hari ikintu mwitiranya. Kwizera umuhanuzi, iyo namwicaje hano kuri kamera nuko mba mwizeye ko ari umuhanuzi, ko ari umukozi w'Imana. Icyambere ngenderaho nuko bavuga Imana neza. Si ngombwa ko aba yarampanuriye ngo ngiye bisohore. Mwabantu ngo muteganya ngo ngiye, abo baba barampanuriye, hari nabo batarampanuriye. Reka mbe nk'urugero, konkoro uhamagaye n'umuntu w'Inyagatare akakubwira Imana ukumva urafashijwe, wareka kumukoresha? Oya. Akubwiye ko ari umuhanuzi kavuga Imana yo mwijuru, Imana ifite imirimo n'ibitangaza mukoresheje, wakwa kumukoresha? Oya, mutaziranye nawe hari mbere yuko mutangiye ikiganiro ufite utuntu ushobora kubanza wamubaza nawe ukamenya koko ko ari umuhanuzi wa nyawe, undi ugahita umujyana kuri kamera. Umubaje ngo umuhanuzi akakubwira ngo yego, warenza hiki? Amaze utuhanuriye nde? Akubwiye ati hano umukecuru hano yenge duturanye arakira, wajya gushaka uwo mukecuru ngo umanze umubaze ko ari byavuze ari ukuri? Ari uri gushidika n'undi wajya kubaza ibyo ngibyo n'uwa washidikanyijeho, avuga ati kamanze njye kumureba. Ahubwo n'abandi bahanuzi bose bafite ibyo Imana yagiye bakoresha, mumamaganye ndite yari kuza gukorana namwe, mupfa ko Imana neza. Ahubwo hari ikintu abantu bitiranye, bavuga ati nkarigihuza n'umuhanuzi ugasanga ibyo yavuze ni ukubeshya. Urwo ni urubanza rw'uwo muhanuzi, si urubanza rwanjye. Yego. Njye mwabantu mwe mbambigiza kiriya. Umuhanuzi uzaza akaguhanura ibitahari, urubanza n'urwe ntago ari urwanjye. Icyo nzi cyo nuko nzi ko Imana ikora kandi ikoresha abahanuzi. Njyewe ntago nafata umwanya ngo ngende ngo mbaze ngo kanaka yaraguhanuriye nibyo, akamwe ngo nahanure abantu bo hanze. Abantu bose yagiye hanura yabwira, abo bose sinabahamagara. Gusa icyo nizeye cyo uvuga Imana neza, Imana irakumva. Ariko ubundi nuko abantu batanabizi, ngereka mbivuge. Ntabwo ari kwikuraho abafana bankurikira baza bakurikira abahanuzi. Buryo umuhanuzi wa mbere ni wowe, wowe dukurikiye. Buriya wakwihanura ubuzima bwawe ukabuhanurira. Nk'ubu mwanya ndi kwihanurira, nuvuga ati ikiganiro kigiye gukurikirwa n'abantu, ndabonamo abasubscribers basaga 5,000. Ndahanuye. Amina. Ukuri kwanjye ndakubabwiye ko abahanuzi nkoresha, nyaboneka umuhanuzi hari umpamagara nakumva avuga Imana neza nkagenda nkamukoresha. Yego. Ntago njya kure umuntu numva ubuhamya bwe ngo yasengeye bano, coka wenda nk'umuntu tuba duturanye we nabimenya. Ariko nawe umpamagaye urihe ko avuga ati nshaka gutambutsa ijambo ry'Imana, ntago nakumira ijambo ry'Imana konkoro. Ntago narikumira pe. Mwabantu mwe njye sinakumira ijambo ry'Imana. Uko nukuri nshyizeho, gusa mukomeze mukurikira ibiganiro byacu, gusa iconze shobora abahanuzi nzana n'abantu bo kwizerwa, ikimenyimenyi baza bavuga Imana, ntago baza bavuga izindi mana zitari Imana imwe dusenga. Siko kuri kokoro? Yego. Yego, ari umwanya w'amatangazo, tuganye ku musozo. Ibiganiro byacu nakagaruka, n'undi tuzajya tugaruka tuganire ku byakubaka sosiyete yacu. Gukora abantu bakamutsemo ikintu cyo gufasha. Abantu bakamutsemo ikintu cyo gufasha.
impamvu iki kintu nkivuze ejo bundi nakoze inkuru ya Manzi ariko ukuntu abantu bari kwitabira kumufasha uriya mwana kakana kagahanuza ntabwo biri kumusaruro mwiza n'abantu baba bamukurikiye n'abantu Imana yahaye amafaranga sinzi ikintu kiri gukwamuramo abantu ikintu cyo gufasha sinikintu kubera iki bo hari igihe bishoboka barebye icyo kiganiro nabo bakaba batameze neza mu mufuka nabyo birashoboka ariko ushobora kukireba ukabona ntabwo bimeze neza ukagisharinga undi muntu uzi kameze neza nawe akagira ikintu afasha abantu twikubita agashyi dufasha uriya mwana witwa Manzi nongeye kumuvuga hano kuko ni umwana nkunda w'umuhanuzi iyo ndi gusabira umwana nka uriya w'imyaka 10 w'umuhanuzi urerwa na nyirakuru abantu babyibuke neza arerwa nande na nyirakuru nimero ye mugende mukurikira ikiganiro nimero nayisizeho mu kiganiro inyuma ni nababwira iki mumufashe mumuhamagare musengane nawe ndabizi Imana izamukoresha imirimo n'ibitangaza kana ni umwana mutoya icyambe kuba ari umwana cyonyine ibintu yawe uvuga wumva ko bivuye ku Mana pe konkuru wumva ari cyo ngicyo nasoreza ngewe yego ni gutyo dusoje tuzongera dusubire yego